ko rero gushaka amakuru iyo abashobora kuba bafasha abakinnyi kwitwara nabi no guhura n'inkumi cyane byato na hato no kujya mu tubari kugenda mu tubari cyane uyu Makalista ari mu batunzwa gatoki uyu Makalista ari mu batunzwa gatoki kuko nubwo ashinzwe ngo ku buryo atazibashakiye se bo ntibazishakira turabigeramo reka tarangiza operation cya kibazo babakorera komini kandi buri umukinnyi bari umusitari ntabwo yajya gutereta nyine bivuga ngo agiye gukirirwa atereta inkumi ngo ayisohokana agira ute hari abagomba kujya kumushakira ubwo nashaka kuvuga ngo ese abanyamahanga baza mu Rwanda muri rusange bataje no mu mupira bagira abashakira inkumi cyane ninde utagira umupampese bose bagira abapampe bose baba bafite abantu usanga hari mu modoka niba ari muri cya cross country cya Benz ufite nk'abapampe nk'abiri nyuma cyangwa umwe genda umushakira inkumi mushakira imibereho mutembereza n'utubara akamenya utubari tugezweho ku buryo se niba adahari mu ikipe ubabashakira bo ntibabashaka babashaka niba Makalista adahari bo ntabwo bashaka izo nkumi ngo bazibone bazishaka ariko nibyo turabigenda njye ndifuza ko Lorenza irangiza reka nyirangize no tuyinjiremo neza uyu Makalista rero amakuru yavugaga kuva ejo ko yamaze guhagarikwa mu mirimo ariko njyewe Makalista nagerageje kumuvugana nawe ndamubaza ubwo twari tugiye gutangira ikiganiro Makalista namubajije ngo Makalista baguhagarikiye iki ko amakuru n'ifite nuko bamuhagaritse wazize iki umva ukuntu yansubije message zango ndizibishyire kuri YouTube ikiganiro twagerenkeye hariya yavuze ngo ndatunguwe nukuri mbure mama wanje bwavugaga mu Kirundi umugore wanje n'abana banje ndabeshewe mwango byashinjwa ndabeshewe ariko vyose abo bari kubikora namaze kubamenya banshinze kese imbabaza itariyo ata preuve kubera nirukanwe urumva yirukanwe ariko ngo ibyo bamushinje ni ibintu atemera ngo bamwirukanye badafitiye na preuve wamushinje mbese ibintu avuga ko ari ibinyoma urumva Makalista ikintu wakongeraho nibutse Makalista burazi igifaransa cyane turabigeraho kazi ugize neza cyane turaza kubigarukaho ni umurundi uzi igifaransa neza ku buryo aba basuwane abantu bo muri Burkina Faso ba Mamadusi Cote d'Ivoire kuko urumva nka igifaransa bose nabe Mauritania nabo baragendana ubwo rero kumwiyambaza mu byo bakeneye birumvikana harimo n'ururimi sumva se arakomeza Makalista ati abantu bo kuri iyi si ni babi cyane ariko Imana ni inyishu Imana ni izamvugira izandenganura namubaje nti ngo ni wowe ushakira abakinnyi abakobwa bigurisha baguhagaritse bakubwira ko uzira iki arambwira ngo narindindiriye ngo babimbwire uno munsi urumva arahagaritswe ariko akeneye ko bamubwira icyo azize kubera nanje birantunguye cyane kandi cyane gose sindavyumva ibintu bari kumvugaho sindatora ubwenge neza kubera iyaba basari ukuri niburi wabimvugaho narabikoze irindira muri iyi minsi ibiri ndakubwira vyose amashari ku bantu ni menshi cyane ni ukuri kw'Imana nuvuga ngo abantu bamugeretseho ibi bintu avuga ko ari ishyari bamugiriye kandi ko abazi aya ni amagambo ya Makalista ubwo ujya kuri status zira mwabonaga ni muri iki gitondo yavuze ngo mbavuga iki ntabwo nzi ko azi n'icyongereza mbavuga igifaransa n'icyongereza yanditse ngo the truth may be a little difficult to know ngo ukuri gushobora kugorana kumenya but it is only a matter of time ngo ariko kiba ari ikibazo cy'igihe arakomeza ngo it is necessary for me to surpass everything because God loves me
ati ni iby'ingenzi ko Ndenga ibi bintu ibintu byose byose. mbicamo kuko ndabizi ko Imana inkunda. Ku kibazo cya Makalista ndumva ibyo nari mfite Rikari, yego ndumva ari ibyo. icyo mbivugaho ugiye rero kuri Makalista mbere na mbere umukozi wa peri uhembwa na peri washyizweho na Richard, washyizweho na retired colonel Richard dukunda Karasira. kuvuga ngo ku ngoma y'abapambe, ku ngoma Ubupambe bwaravuzwe na Bwaduka, reka tunyoroshemo ni- ku ngoma y'abapambe nibwo yagiyeho. uko mubyumva reka nako tujye tukanyoroshamo uko mubyumva aracyari karaho kukwibagirwa. uko Ubupambe mubyumva bwarahitinze. ubwo ubuyobozi bwa retired colonel Richard Karasira bwavagaho, mu ikipe ya PRFC habayemo impinduka usibye no mu buyobozi no mu bakozi basanzwe zikubura abari muri team bagenda bakurwa mu nshingano. Twavuga nk'uyu mutoza w'abazamu Ndanda yahereweho akurwamo. Thierry Hitimana wari muri coaching staff akurwamo. Claire wari ushinzwe content buriya yabaga ari ku kibuga, bamukura ku kibuga, bamukuye ku kibuga mushyira kuri office. barangaza abakinnyi ngo ariko ngo arijandika, barangaza abakinnyi. Yego niko bavuze Yego, Mu karijandika. kazi ke ni ugupostinga ayo mashusho nawe arayakoresha na telefone. Tugende kuri ayo magambo ntabwo twapfa no kuvuguruza ubuyobozi bwa PRFC. Niba akazi kawe ari ako gupostinga nyine no gufotora, ni urugero uvuze ngo arangaza abakinnyi. Niba bagusanganye n'abakinnyi se bitari mu kazi, ni urugero byo byakwitwikira. Ntibamusanganye n'abakinnyi, ni urugero njye mbajije. yego ntawaga ari ishyoro, usibye ko niyo akazi kawe ni statement ku kibuga mu myitozo, niyo statement wafotoye wapostinze. Kazungu, ariko se niba bagusanganye n'umukinnyi usibye ko niyo statement itavuzwe cyangwa n'abakinnyi n'ubuyobozi n'uwari umuyobozi wa PER ni ibyavuzwe, kuko nta declaration y'ubuyobozi bwa PER. ariko kuba baramujyanye mu biro bakamukura ku kibuga byarabaye. wabitekereza Ibyo byarabaye. wanabihuza haza Makalista kuki bamutandukanye n'abakinnyi yego n'abatoza n'ikipe. yego iyo nkubiri yaziye rimwe muri hari di ajya guha amakuru kuko urumva bara n'abasirikare ntabwo bavuga ibintu byose. yego ariko nyine nawe wakoresha ubwenge bwawe kuki bamutandukanyije n'ikipe cyane. Makalista wari ushinzwe ibikoresho nawe akurwa ku kibuga ajyanwa kuri office, nawe ntiyari agikandagira ku kibuga cy'imyitozo. ibikenewe kuri ofisi. Yego Makalista yarakuwe ku kibuga Ishyorongi, Makalista yarashyizwe kuri ofisi. imirimo ibikenewe kuri ofisi nibyo yarebaga, ariko ntiyari yemerewe areba ibikenewe kwakira abashyitsi. n'urugero kwakira abashyitsi, wanyaruka n'imodoka ukabizana, jyana n'umushoferi, ntiyari yemerewe genda utuzana ibi n'ibi biryo Makalista ubwo yakoraga, kujya Ishyorongi. Ndihutisha njye mu mujyi Lorenza twinjijemo. Turi kuvuga icyatumye yirukanwa ku itariki 15 mu masaa 5:20, ndabyibuka neza hano mu kiganiro cya mbere cya siporo mu Rwanda, nibwo Lorenzo yarekuye bombe y'uwitwa Mamadusi, sibyo? Kuwa mbere kuwa kabiri navuga ko twarebanye match ugatungurwa. muri Tanzania Lorenzo agimara gukora operasiyo ya Mamadusi, imbaga y'abanyarwanda abakunzi ba PER batungwe no kumva ko Mamadusi yaba yarageze i Kigali kuwa kane. Hacitse igikuba muri PER. Okay, reka nabivuge. Nibyo nshaka ko twinjiramo. N'amasagereye mu Rwanda. Yego. Ni Makalista wabimbwiye. Uramurangije rero. Ndetse ko bamwirukanye ko umurangije rero. Nta muntu uvuga Surse Lorenzo. Nta muntu uvuga Surse. Oya, uzi impamvu mbivuze. Mu bintu ntekereza ko Makalista azize. Yego. Harimo kuba yaragaragaye ari kumwe na Mamadusi, kandi nyuma yo kugaragara ibintu bikavugwa bombe zikari. Nyine umva icyo mvuga. yatanze amakuru. Nyine okay. Na Lorenzo ni ikibazo. Ikipe y'ingabo z'igihugu sintekereza ko Ricard. Yego. Sintekereza ko kuba hari umuntu wavuga igihe umukinnyi yagere n'umukinnyi yabyivugira. Yego. Kuba umuntu yavuga igihe umukinnyi yagereye mu Rwanda, ko umuntu yavuga ko umukinnyi ameze neza atavunitse, ayo si amakuru ari afite discretion. Ayo ni amakuru ngendagira ngo abanyarwanda muri kuri na Kazungu na Lorenzo ndagira ngo dushyire ukuri hanze, umunyarwanda yikuriremo icyo ashaka kumva. Ubundi tuvuge neza. Yego. Nibibe yuko wenda nakwitirirwa ibindi wenda zizi ibyo ngibyo. Yego. Yabivuze ko Mamadusi ntarwaye yarahari n'umuzima.
Mamadou Sy yaje kuwa gatanu cyangwa kuwa kane mu Rwanda kuwa kane kuko muhuye n'urugero na Makarista kuko Mamadou Sy avuga arahari sikuvuga ngo uravuga umuntu udahari ari mu kabari navuga umuntu yihishe ari mu kabari maraganira n'abantu arahari ko Mamadou Sy mubona ari hano yaje ryari Makarista avuga ati yaje kuwa kane aho rero icyo ni cyaje Makarista aho niho nshaka ko tugera icyo si ikibazo tubitegerezaho Rikari yego keretse kuvuga ati Mamadou Sy arahari kandi utamubona okay kuko Mamadou Sy ararwaye ntabwo agaragara ku cyo wavuze ko hari kandi twavuze ko urabona abana hari igihe umubyeyi avuga ati ntimuvuge ko mpari abana bato baravuga ngo abana batubwiye ngo tuvuge ko hari ararwaye ariko atubwiye ko bikwiye kubazwa yego ni Mamadou Sy ko Mamadou Sy yagiye mu kabari abantu baramubona aragaragara niba waje Makarista tuko mbona Mamadou Sy yaje ryari yaje kuwa kane arahari si ikibazo okay ngenda gira ngo unabimurenganyirije yaba hari ikintu ushaka nyine nicyo cyako tujya urenganyije Mamadou Sy ko yabwiye Lorenzo ko yaje kuwa kane Lorenzo abajije Makarista yego kuko arimo kumubona muri Maison Noire yego Mamadou Sy reka nabivuga ndagira ngo abantu bumve niba arimo kurebera match ku cyatumye si yo mwarebaga match cyane Lorenzo wabonye umukinnyi arimo kureba match none se ko Mamadou Sy ari hano we Makarista kuri umwe muri APR Mamadou Sy yaje ryari yaje kuwa kane niyo mpamvu ari hano Lorenzo nk'umunyamakuru rero warahera hakora inkuru ashake n'izindi ntabwo Mamadou Sy amubwiye mu buryo bw'amatiku ntabwo Makarista amubwiye mu buryo bw'amatiku rwose amubajije umuntu arimo kubona ko mbona mama ari hano Lorenzo reka tubigende Mamadou Sy arimo kureba umupira muri Maison Noire reka tubanze dutange amakuru noneho tubyanarize twese buri wese agenda atanga uko abyumva turi Maison Noire njyewe ubwanjye ntuye i Kanombe niho ntuye Lorenzo atuye Kacyiru Kazungu atuye Kicukiro nahise atuye Gacuriro aho hantu hose muri iyi Kigali Kazungu niwe wajyaga ubiburanaho kenshi akavuga ati biratunguye kujya mu mahoteli akomeye ugasanga hoteli zitagira ifatabuguzi rya Zamu mahoteli menshi usanga yifite izi kampani zindi wivuga Azamu wenda wagira uruhengekero yego ntabwo zifite Star Times na Star Time shampiyona mu Rwanda kuyireba ni impaka biragoye biragusaba gufata urugendo kugira ngo ujye kureba shampiyona yo mu Rwanda reba ukuntu yifite abantu uruhuri Kazungu reba ukuntu APR ikundwa muri aya mahoteli ahantu henshi bereka niba hari ikintu batsinzweho yego rega perezida avuze kenshi ati serivisi ihase mu Rwanda yego hanabivuga ati ntizajya mbisubiramo icyo nacyo ni ikigaragaza ngo uburyo bwo kwakira abantu buri hasi ni gute umbwira ngo ikipe zo mu Rwanda zikundwa ntazo ufite amasheni ntayo ufite werekana match ya shampiyona ariko ngo ni ubusirimu ngo werekana shampiyona yo mu Bwongereza yego iyo ushaka kuvana cyumva iyo ushaka kureba shampiyona yo mu Rwanda bigusaba urugendo iyo ushaka kureba nk'imikino ya APR iri muri Tanzania abantu bakeneye kuyireba Rayon Sport igiye gukina na Singida umukino wo kwishyura bizaba ni impaka kureba rero aho no nshaka umukino wo kwishyura reka tutanga amakuru tubyihutemo amasaha reka tubyihutemo nibyo nashaka reka ariko ni nayo ni case komeye kandi abakunzi ba APR bafite kumenya cyangwa abayobozi ba APR batazi ukuri bagomba kumenya bakumenyere hano keretse niba imanitswe aka kanya ndisiri 100% mu Kagarama aho abakinnyi ba APR bagiye gukodesherezwa hashya nta Zamu TV ihari nta Zamu TV ihari umukinnyi wa APR atari burebe APR yakira umukinnyi mpuzamahanga ndashaka aho tugera abanyarwanda bumva ukuri Mamadou Sy yageze mu Rwanda kuwa kane agera mu Rwanda ntiyatumirwa nk'abandi ngo ajye muri Tanzania umwana w'umunyamauritani ufite urukundo rw'ikipe aravuga ati ni itegeko aravuga ati urukundo rw'ikipe oya rero ufite kuko hari n'abatayireba ni ngomba agomba kureba bagenzi be bakina aravuga ati njyewe saa 6 z'amanywa ndarebera hemu umwana yinjiye Makarista nageze Maison Noire sorry ninjiye saa 3 n'igice Maison Makarista yinjiye mbere yaka amazi yo kunywa nk'umuntu uje kureba APR n'izindi match za Sekafa yazireberaga Maison Noire Mamadou Sy yinjiranye n'abandi bantu babiri utari Maison Noire kankunganire abari kwa Jesus tujye tubyumvira na Claude kuka hafi y'akagari Niboye kurusanyiro rwa APR yego nongo n'ahantu habarwa hazwi hareberwa match ni naho rero bazayirebera ikina na Singida cyane ko niho abazamu Mamadou Sy yarinjiye Makarista nk'umwe mu bantu ubu ni mugenzi we babana muri APR yari yahageze kare niyo mwakiriye
yavuye aho yari ari aza kumwakira nk'umujuweri uje kureba match ntabwo bazanye banaganire. reka mbabwire ukuri kwabaye ntabwo bazanye yaramubonye aho yari yicaye imbere araza aramusanganira aramwakira Mamadou Sy yaka amazi yo kunywa ari kumwe n'abo batipe babiri bari kumwe baka amazi bari bicaye hagati batangira kureba match bambaye jezi ya APR uriya we yari yambaye jezi yanditseho 99 Mamadou Sy sibyo bareba match bababaye match irangiye nkuko umukinnyi wabizi yarimo kavuyo k'abafana hariya Makalista akora protocole nk'umuntu babana w'umukinnyi aramuherekeza ajya gufata kamera niyo wazana si cyaha nicyo cyako tugeraho icyo yakuvuga ndacyumva ariko niyo Mamadou Sy yazana na Makalista yego nk'abantu baziranye niyo narebera match nimezo no rivayo tujyana uhanjyana simazi n'urugero cyangwa se ndahazi yego niyo bazana nta cyagiye Kazungu ikintu gitangaje na Lorenzo ikintu gitangaje na Lorenzo biratangaje ko ku isaha isa 6:30 turiho kuri uyu wa gatatu ku itariki 17 z'ukwezi kwa 9 mwaka wa 2025 ahantu igihugu dukunda cyiza kigeze abantu bashobora kwifata sibyo bakabeshyera umuntu sibyo ngo niba watanze amakuru yatumye itangaza amakuru cyane cyane SKFM bamenya situation ya Mamadou Sy umukinnyi ni waje kumusindisha yinjiye ahantu hari yanywaga amazi hari abakinnyi barenga ibyo noneho tubona mu tubari barara basindeje bakajya muri match hari 5 z'amanywa umukinnyi yaje kureba match come on ikindi sibyo Mamadou Sy yazanye n'inkumi n'abasore babiri abantu bareke bavuga ururimi rumwe umuntu yakwirukanwa muri APR ni bisanzwe natwe akazi gakora wabyuka ukirukanwa birasanzwe ariko niba ikosa ruko yinjaye Makalista yego niba ikosa ruko uko mbyumva bamubonanye nawe mezone wa ni ikosa niba ruko yavuze igihe Mamadou Sy yaziye nyakubahwa CBS ko muri ibyo bintu byose birasanzwe yego Mamadou Sy kwaje kureba match aho numva harimo akagobeko yego Mamadou Sy kumenya ko yaje kuwakana ntaje Tanzania ngo hari ibindi byinshi basanze bamuvugaho nyine ngo cyane kuki batabyirukaniwe ngo afashe abakinnyi none ibyo se kuki atari muhagarikiye mbere y'uko utangaza iriya nkuru ariko mwakomeje kuvuga hari ikintu muri kwirengagiza ndamutse mbyumva kuba Mamadou Sy atagiye muri Tanzania ngo akiri umukino wa kimwe cya kabiri ari muzima atavunitse batekereza ko abafashe nk'uyu mwanzuro bashobora kuba batekereza bakavuga ngo ntabwo twari tuzi ko Mamadou Sy yajya no kurebera umupira ahantu muri rusange bituma abantu baza no kumubona bakanabihuza na APR atari guyikiriza bafite dekoderi icyo kintu nicyo ndi kugarukaho ndisabira ubundi muri APR harimo ubuyobozi bwiza nemera rwose kuva kuri afande Brigadier General de Rusanganwa ashobora kuba yabeshywe raporo kugera kuri afande CDS uyikurikirana kugera ku muyobozi wayo w'icyubahiro nyakubahwa Retired General James Kabarebe uyu mwuka mubi uri gututumba muri APR hakenewe inama no kugira ngo barebe amatika arimo inama cyangwa gukubura nyine byo ngubwira inama iri bukubura bamwe abantu bateza ntabwo uri koresha inama ibi bintu na amatiku barebana ari gutuka gisirikare ntabwo buri wese ejo mundi nabonye message y'umuntu anyandikira ibintu by'amafuti y'ubugoryi I'm sorry to say this ariko mvuga ngo murateza umwuka mubi kuvuga ko Mamadou Sy yageze i Kigali kuwa 4 ntasange bagenzi be bari gushaka kubera aba bayobozi beza ba APR bashaka ko batazi biri kubera muri APR harimo amatiku hagati y'abakinnyi n'abashinzwe kubareberera mu buzima bwa buri munsi bikitirirwa nk'abantu bakabibitambo nka ba Makalista bakagenda ibintu bigacecekwa ibintu bigakomeza gututumba ibi bizabyara umusaruro muke ariko mu mboni zanjye nuko twanabibonye mbere nibyo burya ibigoramye ugomba kubigorora yego ariko hari n'abatagomba kuzira yuko ngo arabo ngoma y'abapana ari nibyo tubona ko byageze no mu bakinnyi byageze mu bakinnyi w'abakinnyi barababaye hari umukino utakina kubera ko gushari hari umuntu ibyo ni ikintu abayobozi bo hejuru ba APR bakeneye kureba ntabwo ikipe yajyamo ibice bibiri
aba ni abarishari sishobora kuba ikipe y'umupira w'amaguru aba ni ab'igihe cya rusanganwa ntabigihe cya rusanganwa uwo mwuka mubi urahari Makarista n'uwarishari icyo nacyo kibona ko cyanga kikigana perezida w'icyubahiro nyakubahwa yego nubwo nyine hahise haba ikoraniro rishinzwe ngo gukusanya amakuru gutukana n'abagize gute Jangwani yego muri fan base ya APR yego ninde muntu abafana ba APR bakunda mu bafana mu cyiciro cy'abafana kurusha Jangwani ne Jangwani ntiyari abirindutse ntibyari birangiye ntawarabizi ko abirindu cyangwa yari yagiye abirindutse kuko ari warishari ngo yazanwe na Richard n'umufana si umukozi w'ikipe ari cyo kintu umufana udahembwa ngo yazanwe na Richard nk'ubutasi Lorenzo utaruzi uwitwa Jangwani yamaze kugira ishyamba imikimeze nk'ishyamba muri APR ngo kubera ko urabona ko atari no kuvuga muri iyi minsi izi n'umuntu Jangwani aracecetse ategereje oda niko nta Jangwani ntavuga Jangwani kuva yava ku murindi Jangwani aracecetse nta kintu atangaza ku mbuga nkoranyambaga Jangwani yari Tanzania yagiye yari umwe mu bantu ugomba kuba bariyo ni umuvugizi wapoetinzwe statement rasohoka ku rwego rw'igihugu rw'abafana ni umuvugizi ubu hari abantu batamwishimiye ngo Jangwani yavugiye kuri SKFM akimara gusohoka yarabizizeho abantu bari kumena imitima y'abana bavugiye kuri telefone Jangwani arazira iki oya avugira kuri SK kuvugira kuri SK iki kibi yavuze yagiye kuza hano yahamyaga ko ninjye wari unabikomojeho ninjye wari unabikomojeho ati n'umuvugizi arananyomoza ashimira APR yego ko yamuhaye confidence ko akiri muri uwo mwanya mubyibuke neza Kazungu igihe twari ku murindi ajya kuza hano Major Kavuna akamubuza akamuhamagara ati ntukandagire kuri iyo radio ntukandagire kuri iyo radio ibi bintu biri gutuma umwuka mubi uza mu bakinnyi ukajya no ku rwego rwa Jangwani nta kuva mu banyamakuru muri APR FC muri management ya APR FC Brigadier General Afande Brigadier General de Rusanganwa umwe mu basirikare igihugu cyizera cyubaha bikenewe kuko ni inama y'igitaraganya ugakura ugashyira abantu ku murongo abanyamahanga ukabicaza ukabashyira bakakubwira imitima yabo abana bakina bakakubwira ibyo bafite kuko harimo ikibazo abantu batari kureba ikibazo si Makarista muri APR siwe niwe mukini muto cyane kuba bamubonanye Mama Dusi umwana w'imyaka 20 imyaka kwe azi igifaransa aramuzana reputation nziza muri APR bagicungwa n'ababyeyi bataranijandika mu bintu by'inkumi Mama Dusi arimo ntabwo wabuze umuntu kuri kitunundi niba Ange Gardien wa Mama Dusi ari Makarista akabihembewe kuko mucunga Mama Dusi afite reputation nziza atanga umusaruro mu kibuga ntarwaragurika ujya mu bavunika kangahe Mama Dusi yitwara neza niba Mama Dusi ahagaze neza uyu munsi rero bibaye ko Makarista ari inshuti ari umuntu muri hafi wabimushimira cyane none se ikibazo nuko bari inshuti Lorenzo ko yavuye kora Makarista abo umwanzi na Rugangura none se abo umwanzi na Rigani abo umwanzi na Ruvuyanga ntabwo bishoboka Emeko yavuye hano simvugane na Ime kuko akora kuri fine no kuba abantu baraguzwe ku ngoma ya retired Colonel Richard Karasira ntabwo bivuze ko abakinnyi bakinira badge ya APR come on abantu bagira imyumvire izamutse iyo birebye mu ijisho ry'umuntu APR ni ikipe y'umupira w'amaguru ni ikipe y'umupira w'amaguru Mama Dusi yakinira badge ya APR reka tuvuge dutuje yego APR ntabwo ari abasirikare barimo gutozwa igisirikare bari kuri cadette APR ni abakinnyi b'abastari b'abakire ibihumbi 8 by'amadolari miliyoni zirenga 10 z'amafaranga y'u Rwanda muri minsi 90 n'abakapo bafite amafaranga bayeho neza abantu nk'abo ni abantu batunga imodoka nziza i Kigali bagomba guhura n'abakobwa beza i Kigali uko babishatse equipe igashira mirongo ya discipline ituma baguma en bonne santé baguma bafite amagara mazima atuma batanga umusaruro mu kibuga ariko ntabwo ushobora kubacokinga ngo baheze umwuka ntabwo bishoboka utume bataho nese umuntu wembwe $5,000 izo ko ari miliyoni hafi 8 ni gute uwo muntu uzamuza gusohoka ni gute uwo muntu uzamubuza guhura n'umukobwa mwiza i Kigali Lorenzo bazahura ahubwo discipline igihugu isungwa n'abakinnyi bakuze n'abakinnyi wanayebera ariko no mu superstar ibyo tuvuga abakinnyi barusha amafaranga abahanzi bakomeye mu Rwanda kandi ku rwanda ry'ubuzima urambwira ngo amafaranga watarahembwa miliyoni hafi urambwira ngo ntabwo arusha amafaranga The Ben
wenda ibyo si wamenya umutungo w'umuntu ariko babayeho neza ku kwezi ayo yinjiza income winjiza mu gihe cy'umwaka walara ya menshi tujye tubona n'abake uri mu mubwire ngo rero uzabana n'abandi uzajya uba ngo hano ngo kamera ngo igucunga ngo hari umusekirite hasi ngo gucunga ngo nurangiza ngo uryame hejuru ngo ndi muntu abe ngo mu cyumba cyo hasi ugomba kuryama saa 3 z'ijoro bari ku ishuri hawo Lorenzo ikinyarwanda bajya baca umugani bajya baca umugani ngo ntawe utwika inzu ngahisha umwotsi sibyo kazungu ntawe utwika inzu ngahisha umwotsi umwotsi uragaragara uko byagenda kose ibi bintu nibikomeza gutya peri kwitegura piramide abantu ntibabona peri yavuyemo muri sekafa igakurwamo 1/2 n'ikipe yari yayisezereye 3 nayo igakubitwa na Singida ikavamo ibitego byinshi ibitego 3 ukabona bamwe mu bakinnyi urabizi ko batararwaye adahari umwata akaba gutsinda ibitego mu nkera y'abahizi aryamye i Kigali ibyo biri kwirengagizwa ntabwo wamuhaye umwanya uwo bakinanaga yagiye gukina bavanye mu ikipe y'igihugu yakinye match ya Hilal yagiye mu kibuga simbuye bagereye muri South Africa rimwe ukugera Tanzania no kugera i Kigali ni kimwe ibi bintu bikirengagizwa hakahita hasohoka statement irivuga ko nta statement turabona y'ubuyobozi bwa PL ni ibivugwa ko simbyemeza ko wenda no Makarista yabiguhamirije ko yabeshyewe ko ibintu bise ikibazo kibaye Makarista ubu ni umuntu muto cyane ku musaruro wa PL ni umuntu muto cyane ku musaruro wa PL ibi icyo nge nakwisabira ni inzego z'ubuyobozi abantu barimo bakunda PL abajenerali bakunda PL afande CDS ni umuntu ubaye mu mupira igihe kinini cyane ni umuntu utaza ngo ubeshye